ibyabaye 2019 abantu bari mu bubyutse bari mu kuri tubizi nk'imitobe yashyizwe mu bantu, ariko ku mugaragaro benshi babizi nk'inkingo hagari abantu. Ese nize ngaruka ibintu byagize mu bantu? Kubera iki abantu bari kuza hanze bavuga ko byagize ingaruka zikomeye ku bantu, yaba abo zishe, yaba abo zaremaje, yaba abo zibangamira ubuzima bwabo umunsi ku munsi? Ubu rero nibwo abantu benshi bari kuza hanze bavuga bati ibi bintu twarabibabwiye, tukangurira abantu kutabifata kubera ingaruka zabyo, kuko ba nyir'ubwite bavugaga neza ingaruka bizatera abantu, ariko abantu benshi wagira ngo ni impumyi ntibabonaga. Turebe rero, ibi ntabwo ari uruhurirane rw'ibintu rwabaye. Ibi bintu ni ibintu byapanzwe, kuko abari babizi ingaruka zabyo mbere bijya gushyirwa mu bantu, bishyirwa mu bantu, na nyuma yabyo bari kuza hanze batangaza amakuru bavuga umugambi wa Satani w'ibi. Kubw'ibyo rero, impamvu abantu bari kuza hanze bavuga kuri ibi bintu cyane, ni ikimenyetso Imana iri guha abantu wenda bafashwe bugwate bunyago bakanguke, kuko ibizaza nyuma ari wo wa mubare n'ikimenyetso n'izina bya Satani bya nyamaswa bizashyirwa mu bantu. Ngira ngo noneho ntawe uzagira icyo yireguza, kuko 2019 cyari nk'ikimenyetso kikwereka kiti ubu ngubu wenda uhisemo ibi, ariko ibi ngibi bigiye kuza nta rwitwazo na ruto uzigera ugira, kuko byanze bikunze byose bizaba ari amahitamo yawe. Kubw'iyo mpamvu rero abantu barabeshywe, barabyirukanyira, barabihatirwa, bifata ku bwinshi, banga kumva, batazi iminsi ikibitegeka. Kuko niba umuntu azi ukuri kw'ibintu imyaka 10 mbere y'uko biba, akakubwira ati wijyayo, ibi bintu turabizi neza ko ari ukurimbura ubuzima bwawe, nubwo bitabara uyu munsi, imyaka 5, 10, ibyo bakabikubwira, ba nyir'ubwite bari kubona ingaruka byagize mu bantu, bari kubihishira. Ibaza impamvu babipfukirana bakabihishira, kuko bazi ko igihe cyabyo cyo gucura inkumbi mu bantu ntabwo cyari cyagera. Nubwo bigenda bicura inkumbi mu bantu bake bake, umwe kuri umwe, hari igihe kizagera bikajya hanze bikagaragara neza ko ibi bintu byari bifite umugambi wo kurimbura abantu. Niyo mpamvu rero rimwe na rimwe njya nibaza, ni gute abantu ibyo babonye 2019 bazabirengaho bagafata wa mubare, izina n'ikimenyetso bya nyamaswa? Bishoboka gute? Icyo kibazo ndakibaza, ariko ubuhanuzi nyine n'ubuhanuzi benshi bazabikurikira, ntabwo bitangaje kuko ari ubuhanuzi. Gusa nta wumva ubuhamya n'ubutumwa muri uyu mwanya, wakibaje uti wenda 2019 barambeshye, wenda 2019 byari ibi n'ibi n'ibi, ariko ubu ngubu ibizaza ntabyo nzafata. Niyo mpamvu rero nakoze video uvuga ku mpamvu abantu benshi bazabirengaho bakajya kwifata ibyo bimenyetso n'izina n'umubare w'inyamaswa. Kubera iki? Hari impamvu ebyiri natanga zerekana ukuntu abantu bazarenga kubyo babonye 2019 bakajya gufata ibyo bintu bya Satani. Icya mbere, bazavuga bati abantu barambona gute, imodoka yanjye ndayita, inzu yanjye ndayita, akazi kanjye ndagatahe. Icyo gihe kizaza kizaba ari igihe cy'ubugingo cyangwa se ikuzimu buziraherezo. Ni ukuvuga ngo amahitamo azaba ari ayawe. Imana yaguhaye ikimenyetso 2019, wenda ibyo ushobora kubyicuza ukabyihana, Imana ikakorera ukaba wenda wabona ubugingo. Ariko numara gufata ikimenyetso, umubare n'izina bya nyamaswa, bizaba birangiye nta garuriro. Turebe rero, hari bamwe bashobora kuvuga bati abantu benshi barabifashe, ntacyo byatwaye abantu, bimaze iki? Amakuru afatika yizewe nuko abantu 10% gusa nibo batewemo ibyanyabyo, aribo byagize ingaruka zikomeye. Abandi
50% batiwemo iby'amazi bitafite ingaruka na gato kugira ngo bayobye uburari. Noneho abantu bavuga bati ibintu byagize ingaruka ziniza, bavuga bati hose ko babifashe ko nta ngaruka byabagizeho. Ibyo byose twarabimenye. Harimo abafashe iby'amazi, abafashe ibiringaniyeho gato, n'abandi bafashe ibikaze. None ukibaza uti abo bafashe ibikaze ni bande? Kubera iki? Tuzi neza ko intumbero yari ku bwoko bwa Yuda buri gukabuka, ari bwo bahatiraga cyane mu bifate kugira ngo babuze kuzabona ubutware buzaza mu bihe bizaza. Ibyo byari bigamije, bararebye babona kugira ngo bafate ubwabo bonyine bo babiha, kubera n'ibyabaye mu bihe byahise ntabwo byari gushoboka. Niyo mpamvu bahise babigira iby'isi yose, ariko noneho babigira iby'isi yose bafite n'indi migambi ishamikiyeho yo kugira ngo bazakomeze bayobora isi no mu bihe bizaza. Ibyo byose biri kugenda bijya hanze. Tukavuga tuti rero impamvu abantu uku ni ukuri, ntabwo ikiri ibanga. Abantu benshi babifashe bagenda baza hanze bicuza impamvu babifashe. Bamwe baricuza, abandi wenda batabivuga, nuko wenda batabona uruvugiro, cyangwa se nuko ari ababuze nyine, ari za ntama zo kubura. Ariko tuzi neza ko abantu bafite umutima nama batekereza, bafashe ibintu bakagenda babona ibigenda bisohoka, baricuza impamvu bagiye muri biriya bintu. Ariko ntarirarenga, nta vumbi ritararenga. Wihannye ukicuza, hakira agakiza, ukabatizwa, Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi. Ariko intebe y'imbabazi Imana nimara kuvuga iti birarangiye, igihe zamaze gufata ibyo bimenyetso n'umubare n'izina by'inyamaswa, icyo gihe zaba byararenze igaruriro. Tukavuga tuti rero birababaje kubona ubwira abantu wikora ibi bagaseka. Wikoreye ibintu tubizi imyaka 10 mbere yuko bishyirwa mu bikorwa. Bamwe bamazemo imyaka 20, 30, twebwe wenda tukirimo bato tumazemo 12, 13, 14. Ibi bintu tubivugaho umunsi ku munsi. Ntabwo wavuga ibintu imyaka 10 mbere yuko biba, none ya myaka 10 yarangira byaba abantu bakwita umusazi. Icyo gihe uba uhinyije n'ijambo ry'Imana, kuko ufata bya bindi biri kwa mwisi ugahuza n'ijambo ukabona ko ari ubuhanuzi biri kuba. Urugero, hari Pastor Gino Jennings, hari Jenny Fox, hari James LeBron. Abo bose kuki bari kuza hanze, cyane cyane Pastor Gino Jennings ari kuvuga ati ibi bintu sirimo n'ubuye bukomeye. Aho rero n'ubu ndizera neza yuko wumvise ibiri imbere, ibizaza abibishyira imbere. Nzi neza ko bizaba bigira ngo bitware ubugingo bwawe. Uzahitamo ubugingo bwawe cyangwa se uzahitamo iby'isi. Amahitamo ni ayawe. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.